noneho umuntu wampamagaye arambwira ngo niwe wanshakaga. Njya ku kazi aho hantu yakoreraga, mpageze musangayo n'ubu nari mfite umujinya mwinshi n'uburakari. Nta kintu namubwiye, nta kintu namubwiye ngo ati ibintu ntibiburamo amafaranga yanjye yonyine, ubundi wowe utumuke, n'ubundi ntawe nari mfite nyine. Ntabwo yari umugabo nyine wakwifuzwa, wakumva ko wamubura nyine, yaramaze kuba igihoma. Ariko mbivuga ko niba umugabo ashobora gufata umushahara wose akawujyana mu rusimbi, azi ibibazo biri mu rugo, azi ko umwana ari mu ntara, umwana atanamugurira na pampa, nyine atinye, muri make ni umugabo utinya inshingano. Ubwo ngubwo ngerayo nsanga arambeshya ngo menya ngo bari baramufunze. Ndangije ikintu nakoze, nagiye kuri iyo gereza yari yambwiye, njyayo ndabaza, arambwira ati reka urumva muri gereza niyo wararayo rimwe uba uri muri database zabo. Arambwira ati reka nta muntu twari twakira umeze gutyo. Nkurikije n'ikintu none se umuntu yarambeshye, ikintu yambeshye bari bamufungiye ni ikintu mu muhanda, bapfa kugufata gutyo biramupangu uri kugenda, niyo yaba ari umukwabo umeze gute. Nta byangombwa yagiraga, ntekereza ko wenda bagufata nta byangombwa ufite. Yarabigiraga cyangwa se nyine babona kuri imbose imbizi. Umugabo nsanga yarambeshyaga, ariko urumva muri make amafaranga yari agiye kuyanywera n'abakobwa, nibyo nteketse. Ibyo birabaye, birarangiye. Tangije mbwirirwa ubuntu, mbona akandi kazi, bitewe n'uko nyine ngiye mu buzima bwanjye numvaga nashaka gusenya. Turagumana, turabana. Reka mbanze mubaze gato, ibyo byose byabaga Mary wawe yarabizi ko iyo ndobo yisomye nyine muri buriya buryo? Yarabizi ko ariko byagenze? Urumva tukimara kubana mu rugo bashaka, urumva nari ndi umwana, mu rugo bashatse kumfata ngo bansubize ku ishuri, ndabyangamisha n'ahantu mba ko nakuyeho telefoni mu rugo, baranshaka barambura, bashaka no kunsubiza mu rugo, kuko babigeze inshuro nyinshi cyane. Nkabimenya nkanga kubitaba. Mu rugo rero bagiye kubimenya, n'ubundi waramaze kubaka. ubu mama wanjye kuva nshatse twahuye mbura nk'ibyumweru nka 3 ngo mbyare. Ariko nigeze amenya ubuzima nabayemo, kuko urumva mba kwa mabukwe, mama twaravuganaga nkamubwira ko mbana n'umugabo. Ntabwo yigeze mbwira mama, yigeze amenya ko wavuye mu rugo? Ntabwo yigeze amenya ko nakibana n'umugabo wanjye ndi kwa mama we. Nabimubwiye nyuma, mubwiye ko ngiye mu buryo bwo kubyarirayo. None igihe kigeze cyo kubyara, mama wanjye arazambaho, ndabyara. Maze kubyara, mara igihe umwana amaze gukomera, nibwo nagarutse ku mugabo. Igihe rero kiragera mbana n'umugabo, akajya nca inyuma nkabimenya, bakanabimbwira rwose mbizi. Icyo kunca inyuma cyo naracyakiriye, akajya nshitinga. Umunsi umwe aza guhembwa mbizi, arongera yajyana muri za beti ze, arambeshya ngo bamunize bamuzirika mu irimbi. Bamaze kumuzirika mu irimbi, ndibaza se yari afite telefone ihenze, bakuziritse mu irimbi ntibatwara telefone ihenze, bakuziritse mu irimbi ntibagukuramo inkweto, ntibagukuramo imyenda, batwara amafaranga gusa. Amafaranga yonyine. Umugabo wanjye ari umusikama. Igihe kiragera, turabana, tuguma gutyo. Noneho kugira ngo anyemeze, ubwo nyine yigeze ijya nciye inyuma, nza kubimenya ko umukobwa yari yaciyeho inyuma yamubwiye ko yamuteye inda, birasakuza. Yaramubeshye nawe ngo ni umusore. Amaze kumubeshya ko ari umusore, umukobwa aza kuvumbura ko afite umugore. Umukobwa bari bunyihamagarira, umukobwa ampamagaye nyine nk'umugore, nabanje kugira ikibazo. Ariko nyuma numva nta mpamvu, nta mugabo udacikwa, nyine ndamurwanirira. By'umukobwa turabikavaringa, dusanga ni inda yari agiye kumwegekaho. Ibyo birabaye, birarangiye, nyine mba umugore, mfata inshingano nkavaringa umugabo wanjye. Birarangira, dukomeza kubana. Ariko kakagezo ko kutishyura inzu karanga.
n'ubundi akabona amafaranga akayajyana muri izo ntuza muri beti muri no mu beti bakobwa. no mu bagore atangurira n'igitenge atangurira n'intuza ahubwo nanabona akazi keza kakankuramo ngo mba nakarisambaniye kugira ngo mwabone biranga nyine ndaguma ndahasuringa ariko nyuma nza kugira amahirwe nza kubona opportunité yo gusubira ku ishuri niga short course niga imyuga maze kwiga imyuga ntangira gukora nimaze kwiga imyuga ndasoza ngenda mbona uturaka mbona utuzi ariko ntarasoza kwiga aza kunta kuguta uri kwiga muri ya mashoti urumva twaragize aza kubona noneho akazi keza twabanye nta kintu na kimwe buri wese ari ugushakisha aza kunta amaze kubona akazi keza araguta n'umwana arantu urumva igihe cyarageze umwana ndamugarura urumva ajya kwiga maze kwiga nishyura amaminervari njyenyine nkamwambika nkagira gute everything biza kurangira umugabo anenda ya kabiri amaze kuyintera inda imaze kugira amezi 3 nibwo yantaye ariko ninkubwira kunta buri umugabo gutabwa biratandukanye umugabo iyo gutaye mu nzu nta numenye bibaye badusohoye mu nzu hanze sorry nta kibazo dukomeze ubwo nyine urumva badusohoye mu nzu nanone nk'ibisanzwe bamaze kudusohora wari kutubwira nyine kuguta nyine urumva nyine kunta baradusohoye mu nzu agusigiye n'inda n'umwana noneho agenda ambwira ngo agiye gushaka inzu yagiye mu gitondo nge ndyamye nta nubwo nzi ko bari we yagiye abwira nyir'inzu ngo tuzimuka nko ku cyumweru nta kintu mwabivuganye njye ntabwo nari mbizi kuko yari amaze iminsi agurishije ibikoresho byose byo mu nzu nagiye ku ishuri nje nsanga ibikoresho byo mu nzu yabigurishije noneho agenda abwira nyir'inzu ngo turenda kwimuka wowe se umubajije yakubwiye ko ibikoresho yabigurishije gute nkavuga akankubita nyine ntabwo yari yakankubise ariko nyine iyo navugaga nyine yanyerekaga isura umuntu akurushijwe cyangwa se nyine ukabona ikigomba gukurikirana nyine nageze ndaceceka nyine ko nari nanitwitiye nkumva nyine nkanga kugira nyine kuba nakitera ibibazo ubwo ariko nyine njye noneho ubwo amaze kugira ubwo nyine ndyamye ngiye kumva numva umuntu arakomanze we yagiye ambwira ngo agiye gushaka inzu ngo twimuke ariko njye ngira ngo agiye kuyishaka tuzimuka nko mu minsi n'ingahe nyine nk'abantu batangiye kwitegura kwimuka arangije abantu barakomanga nyir'inzu arambwira ati se mugezeyo mwimuka ndetse umunsi turimuka uyu mugabo yambwiye ngo murimuka ndangije numva birandenze numva isereri iramfashe nta mbaraga mfite urabizi akada gatoya gatesha umutwe isereri noneho sinajyaga ibaze ko najyaga aho nabaga nagiye ku ishuri nkazongera kurya ku ishuri mu rugo byabaga ari ibibazo kurya we yiriraga nyine mu nshoreke cyangwa se urumva umwana nyimara gutwita iyo nda byarongeye biranga amusubiza kwa mama wanjye arangije rero umugabo ubwo dusohora ibintu hanze ndamuhamagara ngo atari gushaka inzu araje duhita tubijyana nubwo ntabyo twasohoraga byasaga nyine ibihari kubera ko twari dusigaye dukeya ikintu na kimwe mugomba kujyana arasigaye mu bikeya urumva yaragurishije intebe utubati televiziyo nyine ibintu by'ingenzi noneho ubwo ibintu twari dusigaye nyir'inzu amabana ko nta mbaraga nari mfite barabinsora babishyira hanze ntegereza umugabo ngo aze twimuke igihe kiragera imvura iragwa iranyagira ntwite ntariye nshonje ubwo ngubwo landirodi nyine barabisohoye imvura iragwa iranyagira
ubwo nyine ibintu barabisohoye, maze kubisohora imvura iragwa inyagira, maze kunyagira umugabo yagiye ubwo nkajya amuhamagara, arangije arambwira ngo ninsubire iwacu. muri iyo mvura ku bintu bagutanye hanze bagusohoye mu nzu nta gahunda ufite yo kugenda, subira iwanyu. ngo ninsubire iwacu ubwo ngo ndatwite, inzara yanyishe, umva nyine byanze. Ndangije ubwo ibintu bamaze ubwo ngubwo barabitwikira, nzi ngo ngari buze, arambwira ngo ninjye iwacu, nimba ntagiye mbyihorere. Ibintu mbibitsa mu baturanyi barancumbikira, kuva ubwo narabyaye, umwana agiye kuzuza imyaka 4, uwa kabiri. Sinzi gato mubaze, agusohora gutyo akakubwira ngo ujye iwanyu, nta nubwo nyine wabonaga hari ukuntu uba ubana n'umuntu bitewe n'uburyo ari kukwitwara ukaba wamutekerezaho ibindi, ntabwo ibyo bintu wigeze ubitekereza, wenda uyu mugabo agiye kumemukira. Nyine urumva kubera ko kuva twabana nta munezero nigeze mbona, n'undi byari n'ubundi wabonaga ari ibintu nyine bisa, numvaga ari nyine nta buzima bwo kuryoherwa n'urugo nzi nigeze mbona. Nyine twabanye, yego pe, icyo atakoraga ni ukunkubita, ariko yaramparasingaga, ambwira amagambo mabi, amagambo atari meza, mbese amagambo akomeretsa, nta magambo mazima yigeze amuva mu kanwa ke. Noneho ubwo ariko nyine kwa kundi nyine umuntu aba yarishyizemo ngo ni ukubaka, ngo niko zubakwa, ndakomeza nyine numva ko ari ibyo. Ubwo nyine agenda, twari tumaze iminsi tutameranye neza, n'ubundi nk'ibisanzwe, nari ibibazo, ariko ntabwo niyumvishaga ngiye ko agera kuri etape yo kuba yansiga. Aragenda, ndatwita, ndasitaragoringa, mbaho nabi, hahandi nta n'ikigoma nari mfite, nta n'umwenda wo kwambika umwana, nibura agira ngo uwa mbere yari yaramukoshereje neza ibintu byose, nari kuvuga ngo mfite iby'uwa mbere. Oya pe, nta ariko nyine inshuti zanjye nyine zo zanterateranyirije, zingurira ibintu byo kubyariramo, ndabyara, umwana nyine aravuka, byandi bavuga ngo umwana iyo yavutse abaho. Umwana ndamurera, ubu ngubu ari ku ishuri, bariga na mushiki we, ni umuhungu, bose ni njye bireba, ariko kubera Imana iramfasha, nkabona ibiraka nkakora, babishyurira amaminervari, nyine bakiga neza, bakambara, nyine ubabonye ntabwo wakumva ko hariho bamenye ibibazo mu mwana. Gusa nyine ntabwo biba byoroshye, ariko icya mbere ni ukugira umutima ukomeye. Mbere bwo ntabwo nabashaga no kuba nabivuga, byaragoraga kuba nabivuga, byarangoraga, byandemereraga umutima nkumva ariko ubu nariyakiriye, nyine umugabo nyine yaragiye, maze nyine ndi umugabo, ndi n'umugore, inshingano nyine narazimenyereye. Gusa ikintu nakuyemo, nyine ubuzima ntago burangirira ku kintu kimwe, cyangwa ngo burangirire ku muntu umwe. Umunsi biranga, ejo bigakunda, ko ntago njye iyo nirebye uyu munsi wa none urwego nyine ngezeho n'ahantu navuye, ntago njye niyumvishaga ko naba ndi wowe uyu munsi, nabasha kwishyurira minerivare abana 2, nabasha kubagaburira, nabasha kubatunga, ntavuze ngo ndiyandaritse, ngo ngiye kubikura mu bagabo, oya, mbikuye mu gukora, nkemera nyine nka sitaragoringa, nawe ubwawe ukimenya, nanjye nkimenya. Muri Kigali kubasha kubona kwishyura rent, ukagaburira abana, ukishyura minerivare, ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka. Mudamu, umukobwa, single mothers, aho bari hose bajye bagira umutima ukomeye, kuko njye nigeze gutekereza kuba nakiyambura ubuzima, ariko iyo ndebye abana banjye, nanjye ubwanjye nkireba, mbona ko Imana ihari ikora. Kandi ikintu cya mbere kibaho
cyanshoboje ibi bintu byose gusenga. Iyo udasenga ugira ibintu byinshi, uragenda ugasenga utitaye idini ryose waba usengamo, waba uri umuyisilamu, waba uri umurokore, aho waba usengera hose yefata umwanya ugenda ujye mu cyumba uganire n'Imana, birafasha kandi ikindi ukiga kurekura. Numvaga nyine numvaga niyo yanyemera akongera akankora nk'ibyo yankoraga nabyemera, ariko ubu ngubu nsigaye mbona ko ahubwo yari yaratinze kumvira mu buzima. kwitera agahinda gukomeza kwibabaza. Umuntu waba wenda ari mu bihe nk'ibyo nanyuzemo, Imana imufashe yihangane, kandi igihe kizagera wishime, kuko benshi ntabwo biba byoroshye. Ingo nyinshi nyine ntabwo tuzibamo kubera ko twishimye, ariko biba bikomeye. Imana ibahe umugisha kandi mwakoze kuntumira kuri ino channel kugira ngo ngire sharing abantu inkuru yanjye, abantu bamwe izabafasha, cyangwa se hari abazayigiraho, cyangwa se hari n'abana bakiri ku ishuri bashaka kumva ibintu byambayeho bigatuma bakomeza kwirinda ibishuko. Urumva nkanjye iyo ntaza kwemerera uwo musore ngo nze muri Kigali, wikirenganya n'ibintu bibaho, ngo nje guhinduza nyine urumva ari nabwo wakirenganya. nyine sometimes ndi blaminga nkumva ko byose kuba byarambaye ari njyewe, nyine ari we nyirabayazana w'ibyago, ntabwo ari byo. Gusa n'abasore aho bari ntimugatinye inshingano. Bagabo nimubyara mujye mwita ku bana mwabyaye, kutabana ntabwo ari byiza, ntabwo biba byoroshye. Wakoze cyane nawe. Gusa njye nasoza nkubwira ko ikibazo atari wowe, ni ukuri. Ikibazo ni umugabo, niba ufite ikibazo niwe waguhemukiye, iyo yemera akagukorera nk'ibyo yari yagusezeranyije, cyangwa se niba yari yagukunze akareka kuguhemukira, ntabwo ufite kwibreminga. Ayo makosa yose ni ayiwe, niwe watinye inshingano, utaramenye ko yabaye umugabo, utaramenye gufata risike y'ibyo yakoze, kuko ibyo byose iyo atabikora nawe ntabwo aba ari mu buzima bwo kwirukanka ahunga, atuma abana babaho nabi kubera we, abana babaho badafite papa wabo. ntabwo byoroshye. Gusa ni ibintu bibaho, kandi umuntu araganira akabyakira. Si wowe, hari n'undi wenda byabayeho, wenda hari n'undi wenda agakugwa muri uwo mutego, ariko nyine abantu baberaho kuganira, kugirana inama. Sitori y'umwe ikakwensipayaringa kuba nyine utagwa mu mutego nk'uwo nguwo. Njye nagushimira, ni ukuri ufite n'umutima ukomeye, kuko Imana ufite umutima ukomeye, Mana nyagasani. Ariko kubera Imana bizacamo, bizacamo bigenda, kandi abana bazakomeza bakure neza, nta kibazo bafite, ubabere mu ubu aho bageze, ahari hagoye havuyeho. Umwana yagejeje imyaka, umwana yazamutse yageze hejuru, yatangiye kwiga, biba byagiye. Nkomeza kubashimira namwe abantu mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Iyi sitori yakoze ku mutima, mbibutsa ko ari true story, ntabwo ari za nkuru nyine ziri aha umuntu aza akakubwira. Ni ibintu bibaho, byamubayeho kandi bibaho mu buzima. Dukomeza kwirinda. Nkomeza kubashimira abantu mubana nanjye, mbibutsa gukora subscribe, sharing iki kiganiro, maybe hari uwo cyagirira akamaro, akumva ko nyine ubuzima arimo hari n'abandi babubayemo kandi bakabuvamo neza, ugakomeza ukazamuka. Mukore subscribe, mukore like, mutere comment, musharinge. Thank you. Nkomeza cyane no gushimira Ariya wakoze cyane kubana nanjye, kwemera kubohokera kuri aka gacano kacu, kandi Nyagasani akomeze aguye kugira umutima ukomeye. Namwe mwakoze kuntumira, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, bye.